uwo mukobwa muri guteretana abaye ari umukobwa muzima ndetse ufite mind, abaye ari umukobwa mwiza, ari umukobwa nyine utekereza kure cyane, bro ndakubwiza ukuri cyane rwose, uwo mukobwa ntiyatuma amafaranga uspendinga kuri we uguma kuyasipendinga kandi azi neza ko ufite ababyeyi ndetse abo babyeyi bakeneye kuba nabo babaho neza. Ntiyatuma uspendinga amafaranga mu mpano za hato na hato, ntiyatuma uspendinga amafaranga mu bintu bidafite umumaro aho kugira ngo wiyubake ubanze ube umugabo. Bro, umukobwa ugukunda ndetse umukobwa ukwitayeho umukobwa ugukunda ndetse ukwitayeho ushaka ko utera imbere ugufiteho gahunda abanza akakureka nawe ubwawe ukabanza ukiyubaka. Ntatuma uspendinga amafaranga mu bintu rwose impano ibirori bya hato na hato, no, arabanza akakureka ukiyubaka, then wamara kwiyubaka yamara kubona rwose ukomeye ibindi bikaza nyuma. Dore kerega no mufite Hello my people, reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe munkurikirana kuri David Rwanda umunsi ku wundi. Kandi ubu ukuntu bitangaje wasanga hari umuntu atarakora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ajye abasha kudukurikirana umunsi ku wundi. Dore ko ino YouTube channel rwose inyuraho ibiganiro byiza ndetse byagufasha, byakungura ibitekerezo ndetse ubuzima bwawe bugakomeza kwaguka buri munsi. Ndashima Imana rero ko twongeye tukagaruka kandi tukongera tukabonana, dore twari tumaze agahe rwose kare kabaye kare tutavugana tutabonana, ariko ashimwe Yesu rwose ko twongeye kubonana. Rero nkuko musanzwe mubimenyereye, iyi ni YouTube channel inyuraho ibiganiro bitandukanye ndetse n'izindi nkuru zitandukanye. Ikiganiro nanone rero ni Be Kind, nicyo tugarutsemo tuganira kugira ngo turusheho kongorana ibitekerezo ndetse tuvuge kuri byinshi ndetse byagira umumaro kuri society nyarwanda, especially ku rubyiruko, dore ko ari zo mbaraga z'igihugu kandi rwose ko ari bo bafite gahunda nini cyane ku gihugu cyacu kugira ngo kibashe kuba cyatera imbere. Kwibutsa gukora subscribe utarayikora kugira ngo rero ujye ubasha kudukurikirana umunsi ku wundi. Ubushize twari turi kuvuga kuntu abana rwose n'ababyeyi kugira ngo umwana asure umubyeyi usanga ari intambara, usanga ari ibibazo, usanga bikomeye cyane rwose. Icyo kiganiro kuba tarakirebye mbasaba kugira ngo mugende mu kirere kuko ni ikiganiro cyiza cyane kuri David Rwanda, rwose ni ikiganiro cyiza cyane ndetse kinogeye abatwi. Twongeye dukora ndetse no ku kindi kiganiro ahangaha tuba turi kwibukiranya kugira ngo rwose abantu bataba babasha kuboneka umunsi kundi kugira ngo rwose bajye babasha gukurikirana ndetse bamenya aho tugeze, dore rwose isi biri kugenda yirukanka bisango natwe twirukankane nayo rwose. Ikindi kiganiro twari twakoze ari umuvandimwe wacu wari watubwiye ndetse tugisha inama, ndabashimira batanze comment rwose. Burya bari ikosa kugenda kuri YouTube ukabona ikiganiro cyacu kuri YouTube rwose ukava udakanze like na share, none especially ngutere comment utubwire ko ibintu rwose bimeze ndetse no ko ibintu byumva, kuko burya iyo ukoze comment ndetse ukaduha na like biduha courage ndetse kamenya neza ko rwose natwe turi kumwe nawe. Aho twari twavuze ngo abakobwa baba mu makorari cyangwa se abasore baba mu makorari, birashoboka ko rwose ibyo baririmba cyangwa se ibyo basingizamo Imana uko bigira atari ko baba bameze mu mutima cyangwa se atari byo bibari mu mutima. Rero turabashimira mwese mwateye comment ndetse hari abenshi byatunguye ndetse birabatangaza cyane, ati bari bazi ko abakobwa b'abakorari ngo n'abasore b'abakorari rwose ngo aribo bavamo bafasha beza, ariko rwose niyo mpamvu YouTube yabaziye kugira ngo ijye barabura rwose ibaho ibiganiro bizima ndetse byabubaka. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi nacyo ni cyiza cyane rwose, kuko as you know nyine ntabwo YouTube rwose itanga ibiganiro byiza ndetse byakubaka. Ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi kiragira giti cyangwa se insanganyamatsiko kiragira ati, dore ko rwose ikiganiro cya mbere abantu baragikunze cyane ndetse bakajya baduhamagara batubaza ati ese iki kiganiro rwose nyine ababyeyi benshi baratuganije batubwira ati rwose kira kiganiro kwa tugikeneye kugira ngo wenda abana bacu aho bari mu mpande zitandukanye turebe ko rwose babasha kugira icyo bumva ndetse n'icyo bakibwiriza bakongera bakagarukira ku babyeyi babo. Hari umubyeyi rero waduhamagaye ariko tubaza ati ese ibyo ngibyo ni byiza ndetse twanabyumvishije, ati se none se ko abana reka tuvuge hari abadasura ababyeyi babo, ariko mu kuba batabasura byibura bakamenya ababyeyi babo ko bari mu buzima wenda butari bwiza, bakagira icyo babagenera cyangwa se bakagira ubufasha babagenera bwa buri kwezi cyangwa bitewe n'uko nabo bifite bishoboye. Umubyeyi nabwo ati ariko mubyeyi ntabwo abana bose rwose baba bafite ubushobozi ndetse ntabwo abana bose bafite amafaranga ku buryo watekereza ko rwose umwana kuba atagufasha cyangwa kuba ataguhaye support ari urundi rwango.
ariko umubyeyi rwose ambera ibamba ati ntibishoboka, ntabwo wambwira ukuntu umwana wanjye rwose yaba amaze imyaka 5-6 i Kigali cyangwa ahandi hantu rwose, kandi muhamagara ambwira ko ari mu kazi ariko akaba atagira n'ikintu na kimwe amarira, akaba atanyohereza amafaranga. Umubyeyi arantangaza rwose, numva ndatangaye, twaraburanye rwose deba ariko muga ati mubyeyi hari igihe umwana rwose aba yaraburije ati byanze nta mafaranga, atari ko mwana wanjye ni gute umbwira ngo nta mafaranga, ku buryo wabura na 3-4 wanyoherereza ko ndaba nkeneye menshi. Noneho nyine numva nanjye birancanze, rero twahise ko dutekereza ndetse turavuga ati ese koko ni ukubera iki abana bafite ingeso, cyangwa ni ukubera iki abana bafite ibi bintu mu mitima yabo, why the reason, why the main reason turashaka. Ariko turavuga ati reka tuze kuri David Rwanda, tuze kuri YouTube channel rwose, channel mukunda cyane, kugira ngo tubivugeho ndetse dufatire umwanzuro hamwe, ndetse turebe igikwiriye nk'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose badukurikirana bari hanze hose, kugira ngo turebe ndetse turebe igikwiriye rwose. Rero niyo mpamvu twavuze ati ese ni ukubera iki abana nyine bafite iyo defo, cyangwa se bafite ako kageso ko kuba batatekereza ku babyeyi babo ngo babohereze ku mafaranga, babayo nabo birire ku mafaranga baba bari gukorera ya buri munsi, kandi ugasanga rwose abo bana badaha ababyeyi amafaranga bari kuyaha abakunzi babo, aba girlfriend babo, nyine ugasanga nibo bari kwishimisha muri ayo mafaranga bakorera abana ya buri munsi, ndetse n'utwo ngutwo rwose yita dukenya ari gukorera nk'aho yakaduzigamye kugira ngo tugire icyo tumufasha basi, ugasanga ari kudushora mu bakobwa b'abakunzi be cyangwa se bita aba girlfriend, ugasanga yanibagiye umubyeyi nta n'igiceri yamuha, ariko ugasanga amafaranga ari kuyasipendinga ku bakobwa. Ese buriya hari abakobwa basipendinga amafaranga ku basore? Iki kiganiro nacyo tuzakizana, mujye muri comment mutubwire rwose nimba koko amafaranga asipendingwa n'abasore gusa, cyangwa abakobwa nabo barisobanukiwe basigaye bayasipendinga ku bahungu. Niyo mpamvu twavuze ati turibaza ati ese ni ukubera iki abasore bo muri iki gihe cyangwa se abahungu bo muri iki gihe basigaye banga kuba bafasha iwabo mu bushobozi bwabo buke bafite, nyamara aho kugira ngo babafashe ugasanga amafaranga babonye makeya, ugasanga bari kuyashora mu bakobwa b'abakunzi babo, ugasanga bari kubagurira amagift atandukanye cyangwa se impano zitandukanye, nyamara akaba atakibuka kuba yakohereza nyina igitenge uri mu cyaro, cyangwa se ngo amwohereze agakweto keza, ariko ugasanga rwose umusore amafaranga ari kuyasipendinga mu bakobwa, ari kubakoreshereza ibirori bya hato na hato, cyangwa se ari kubaha impano za hato na hato. Niyo mpamvu rero twaje kugira ngo tubivugeho, tubifatire umwanzuro, ndetse kugira ngo hari benshi baba bakeneye kino kiganiro kugira ngo bahinduke, kuko hari ababa bataraburiwe cyangwa bataragize icyo babimenyaho. Hano rero nabazaniye impamvu zigera muri 7 zishobora gutuma rwose umusore aspendinga amafaranga yiwe ku mukobwa cyane cyane, ndetse akayatakaza ari menshi, aho kugira ngo abashe kuba yatakaza ku muryango we, abo ugasanga ari kuyatakaza cyane cyane kuba yita abakunzi be cyangwa se kuba yita aba girlfriend we. Nyamara bagenzura ndetse banabireba cyane, ugasanga uwo mukobwa bakundana cyangwa ari muri relation nta nubwo bazabana nyine, ahubwo ugasanga ntiyare n'ibibazo. Sinzi ariko izi mpamvu rwose ndetse zifatika cyane zigeze muri 7 twazanye tuvugaho, twamara kuzivuga ikiganiro cyacu tukakirekera ngaha, ndetse mukajya muri comment mukatubwira ko namwe mubyumva, kuko rwose muba muri abantu bacu ba hafi, kugira ngo muze mutuganirize namwe mutubwire uko mwumva ibintu. Ni impamvu nyinshi rero, impamvu abasore usanga kenshi nyine batita ku babyeyi babo, batabohereza amafaranga, batagira icyo babamarira, nyamara ugasanga ibyo bintu byabo, nyamara ugasanga ayo mafaranga bari kuyashora mu bakobwa bakundana cyangwa se abasheri babo. Impamvu ya mbere rero ituma abasore baspendinga amafaranga ku bakobwa cyane ndetse ugasanga bari kuspendinga cyane, ni ugushaka kuba rwose bashimwa n'abo bakobwa, cyangwa se kuba barwanira ishyaka ryo kubona ko abakobwa babo bababonamo abantu bakomeye cyangwa se abantu barenze cyane. Iyo mpamvu rwose abasore benshi cyane usanga kuba batanga amafaranga cyangwa se kuba spending amafaranga ku bakobwa nta yindi mpamvu ibitera ari kugira ngo biyerekane imbere y'aba bakobwa, kugira ngo abakobwa babone ko rwose abo basore ari abantu badanje, ari abantu bazi gukora, ari abantu bafite imbaraga cyane. Ugasanga rero bari kugenda baspending amafaranga menshi cyane, baspending kuri abo bakobwa, kandi wareba se shaho nyine ugasanga n'ubundi nta byadanje, ahubwo no kugira ngo baspendinge kugira ngo bashimishe abakobwa bita abakunzi babo. Ugasanga nyine bari guspending amafaranga, ndetse navuga ko atari make, amafaranga menshi cyane. Rero iyo mpamvu niyo usanga abasore benshi cyane kuba bashimisha abakobwa, kuba bakiyerekana imbere y'abakobwa, iyo niyo mpamvu usanga kenshi cyane
abasore baspendinga amafaranga cyangwa se batanga amafaranga ku bakobwa aho kugira ngo babashe kuba bayatanga ku babyeyi babo cyangwa se ku miryango yabo. Nyamara ugasanga amafaranga ari guspendinga iwabo barayakeneye cyane ndetse bafite n'ibibazo byinshi mu muryango, ariko ugasanga umusore ari careless cyangwa se ntago abyitayeho, ahubwo ashaka ko yashimisha uwo mukobwa cyangwa se kuba yakerekana nyine ko ari umuntu wa danje, nyine ari umuntu nyine umusirimu ufite amafaranga kandi nyine ntanayafite cyangwa se nta n'amafaranga menshi cyane afite. Indi mpamvu ya kabiri rero ituma abasore kenshi cyane nyine baspendinga amafaranga kuri abo bakobwa cyangwa se kuri izo nshuti zabo aho kugira ngo babashe kuba baspendinga ku miryango yabo, ni ukutamenya agaciro k'umuryango wabo, kutamenya agaciro k'umuryango, kutamenya aho akomoka. Brother and sisters, ariko let me talk about the brothers, especially for the boys, kuko nyine nibo twazaniye kino kiganiro cyane, kuko akenshi nyine ikindi tuzagaruka tuzavuga niba nyine bishoboka koko k'abakobwa babasha kuba baspendinga amafaranga ku bahungu, ariko ibyo bikubiye gake cyane, bikubiye nka 5% mu gihe mu basore boho ari like 70, ni nka 70%. Rero impamvu ituma cyane abasore nabwo nyine baspendinga amafaranga cyane ku bakobwa kugira ngo babashe kuba bayatakaza ku muryango wabo, akenshi cyane nabwo nyine usanga impamvu ari uko batazi agaciro k'umuryango. Burya rero umuryango ni ikintu gikomeye cyane, umuryango dukomokamo iyaba wakamenye neza ugasobanukirwa umuryango wawe brother, umuryango ni ikintu cyadanje cyane, ni ikintu cyadanje ndetse gikomeye cyane. Ubaye uzi agaciro k'umuryango wawe ntabwo wagakwiye gufata amafaranga yawe ukayaspendinga ku badada. Nyine si ikibazo no kuba nabwo wayaspendinga ku muntu ukunda, ariko se ari mama wawe cyangwa ari papa wawe, tuganire tubwizanye ukuri, ninde muntu wa danje bagakwiye guspendinga amafaranga yawe hagati ya mama na papa wawe, especially nyine n'uwo mukobwa muteretana cyangwa se mukundana, ubona ari nde bagakwiye guspendinga amafaranga bro? Icyo nacyo ni ikibazo. Buriya umuryango ni ikintu gikomeye cyane, kuko usanga nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, ababyeyi baba baritanze kugira ngo babashe kuba batuma tubaho neza. Umubyeyi aragenda agahatana, akakurihira amashuri, akakora ibintu byose bishoboka pe, rimwe na rimwe akazajya yemera akarara atanariye pe, kugira ngo arebe ko wanezerwa. Abantu biga cyangwa se biga muri za kaminuza barabimenya cyane, burya hari igihe ushoma cyangwa se ukagira ubushomeri, ugasanga nyine nta wundi muntu mu bantu bawe bose bari kuroza n'inshuti zawe ziri hafi, nta wundi muntu rwose wabasha kuba wabwira ngo ugiye kuburara, ugahitamo kuba wahamagara iwanyu, kandi ababyeyi nyine bagakora uko bashoboye cyane bagahatana kugira ngo barebe ko bagira icyo bakumarira. Rero impamvu usanga abasore kenshi baspendinga cyangwa se batakaza amafaranga yabo ku bakobwa kugira ngo babashe kuba bayatakaza ku muryango wabo, nuko baba batarakamenya agaciro k'umuryango. Bakamenya agaciro k'umuryango rwose ntabwo bagakwiye kuba bakora ibyo ngibyo. Iyo nayo ni impamvu ya kabiri rwose ituma abasore bigira yo ngayo nyine batuma bakora ibyo ngibyo. Indi mpamvu ya gatatu cyangwa se impamvu ya gatatu nayo ikomeye cyane ituma abasore nyine bakora ibyo bintu byo kuba baspendinga amafaranga menshi ku bakobwa, ni ishyari cyangwa se irari ry'ibintu babona ku mbuga nkoranyambaga. Ni ishyari cyangwa se kwifuza bitewe n'ibyo babona cyangwa se n'imibereho babona ibera ku mbuga nkoranyambaga, bitewe n'imibereho cyangwa se ibyo bagenda babona rwose binyura ku mbuga nkoranyambaga. Burya akenshi abasore hajya baba bafite mind ivuga ati ngiye ntabwo naspendinga ku mukobwa amafaranga, ntabwo natakaza amafaranga yanjye ku gitsina gore rwose, especially ngo umuntu turakundana ntazi neza ko tutazanabana cyangwa se ntazi neza ko tuzabana, ibyo bikaba byatuma rwose spendinga amafaranga yanjye kuri uwo mukobwa. Akenshi rero usanga abasore nabwo iyo ngiyo ariyo mpamvu y'inkoranyambaga rwose hano muri Kigali cyangwa se muri uru Rwanda, especially si no mu Rwanda gusa rwose, no ku isi hose imbuga nkoranyambaga rwose ziradusazije. Abantu rwose bagiye kuba bakiruka kubera imbuga nkoranyambaga. Umuntu abona ibintu uri kubera ku mbuga nkoranyambaga gasara, ukabona umuntu nyine like for example ukajya kureba ukifungura YouTube direct cyangwa TikTok, ugasanga bamukoreshereje bidi, umushuti wawe yakoreshereje bidi sheri wiwe, umushuti wawe yasohokanye sheri wiwe, bakoze vlog bagiye gutembera ahantu n'ahangaha. Ibyo rwose bikabasha kuba byagusaza ndetse ukavuga ati uzi ko nasigaye inyuma rwose, nasigajwe inyuma n'amateka. Ugasanga rero izo mbuga nkoranyambaga ziri gutuma kenshi cyane nyine ukora ibintu nawe utateguye cyangwa se ibintu utaplaninze bro. Rwose imbuga nkoranyambaga cyangwa se igitutu cy'inshuti zawe bitewe n'ibyo uri kubona bari gukora, ntabwo byagakwiye gutuma rwose utakaza amafaranga yawe man, ukayatakaza. Noneho buriya njyewe niboneye udufaranga mbona
kudushora muri famiye ntaho naba mpombye rwose, kuko nabo bari abantu bakoze ibintu bishoboka cyane kugira ngo ubashe kuba uri aho ngaho rwose uri. Rero imbuga nkoranyambaga cyangwa se ibyo tubona kuri izi mbuga nabyo akenshi bituma nyine umusore abasha kuba nyine yakora amafuti, ugasanga rimwe na rimwe nyine ahemutse cyangwa se atengushye ababyeyi be, ugasanga nta kintu ari kubafasha. Ababyeyi bararaburije, barakennye, bari kubura n'aya mituweli, kandi uri aha ngaha wicaye nta kintu rwose ubamariye. Icyo umaze amafaranga yawe cyangwa se icyo umaze kuducira duke ufite ni mu bakobwa no mu bindi bintu rwose bidafite umumaro. Brother, ibyo nabyo nyine mbona bidatwika pe, nta gatwiko karimo, ahubwo ikibizima nyine aba ari ukugira ute, aba ari ugufasha ababyeyi ndetse ukabasapotinga, dore ko nabo baragufashije ndetse barakoze byinshi kugira ngo rwose ubashe kuba uri aho ngaho uri. Iyi ni impamvu rero ya kane ituma abasore nabwo nyine bakora ibyo bintu byo kuba bafata ubushobozi bwabo bafite, ugasanga ari kubushora mu bintu bidafite umumaro cyangwa ari kubushora mu bakobwa. Indi mpamvu rero ya kane ishobora gutuma ibyo bintu nabyo bibaho ni imico cyangwa se indangagaciro zikennye cyangwa se indangagaciro nke, cyangwa zarabaye nke mu buzima bwawe rwose, ukumva nyine ntabwo nyine uzi icyo bivuze kuba wakita ku muryango, ntabwo uzi icyo bivuze byo kuba wakita ku mubyeyi wawe, kuri papa wawe even na mama wawe, ntabwo uzi icyo bivuze kuba wakita kuri brother wawe cyangwa sister wawe. Ubundi kera nicyo cyanabagaho, ugasanga nyine umusore agiye guka umukobwa ajyanye amafaranga nyine, cyangwa se ntibanajyana amafaranga ahubwo babikoraga mu buryo bwo gutanga inka, ugasanga batanze inka rwose ryishimwe kuba, ugasanga batanze inka ari ishimwe ku muryango w'uwo mukobwa kugira ngo bashimire ababyeyi ko bareze neza. Ugasanga nyine umusore atanze amafaranga afatika cyangwa se atanze inka zifatika kugira ngo ashime, ariko usigaye usanga ubu ngubu nyine indangagaciro zaratakaye, umuco wabaye mukeya. Nyine umusore atangira gukwa umukobwa, ahubwo niba batabizi batazi ko banakundana, agenda spending amafaranga menshi cyane, ndetse ayo mafaranga ugasanga nyine agiye mutima mpereza yo, ugasanga nta mukobwa ntimubanye. Naho depression nyinshi ziri kuvuga, ugasanga abasore biyahuye, kuko uzi kuba watakazaho umukobwa miliyoni 2 cyangwa 3, wamara kuzimutakazaho ukajya kumva umukobwa ngo aragukatiye cyangwa se ubonye ngo afite undi mukunzi, nibwo wumva umusore yasaze, umusore yiyahuye. Ibyo rero rwose naho ngaho bituruka. Indangagaciro rero nke cyane ku basore batabasha kuba basobanukirwa, bamenye neza ko rwose kuba watakaza amafaranga menshi ku mukobwa atari nabyo bituma rwose agukunda, ahubwo ukumva ko ukwiye gutuma ababyeyi bakurakarira, bakwishyiramo, bumva ko rwose nta mumaro ukibafitiye. Bro, nyine byaba byiza rwose ugize utya ukikubita agashyi nyine ukajya uvugisha ababyeyi nyine, ukabohereza kuri ayo mafaranga uri buri gukorera, nubwo yaba ari make, ntabwo bakeneye menshi cyane rwose, baba bakeneye udufaranga duke nyine ko kubashimisha gusa, bumve ko rwose afite umwana ndetse ubari hafi. Icya gatanu nacyo gituma nyine izo mpamvu zibamo ni ugukunda kwishimisha, gukoresha amafaranga nabi. Kuri iyi mpamvu turagaruka kuba rwose wakundana n'umukobwa ndetse no kuba mwasohokana, kuba wamugurira sometimes impano zitandukanye, ibyo nta kibazo kirimo. Ahubwo hari igihe nyine abasore usanga kenshi nabwo nyine impamvu batohereza amafaranga iwabo, ugasanga wenda mfite akazi kanjye mpembwa 300 ku kwezi. Ibyo 300 ku kwezi mfite umukunzi, byange bikunde ko muri ibyo 300 hari inzu ngomba kwishyura, hari amazi, nyine hari details z'ubuzima bwanjye bwa buri munsi ngomba gukora kugira ngo mbashe kuba nakishyura ubwo buzima mbayemo, cyangwa se hari igiciro kigomba kugira ngo mbashe kuba nabaho. Rero ugasanga ndishyura inzu, nishyura amazi, nishyura umuriro na transport rwose imvana aho ngaho mba injyana ku kazi, ugasanga yose ndayikeneye. Rero muri bya bintu byanjye 300 ugasanga wenda ibyo byose bintwara 150, ugasanga ibindi 150 usigaje nje n'umukunzi wanjye rwose nta saving, nta kwizigama, byange bikunde buri kwezi mu gihe mpembwe ngomba kugira ute, ngomba kumusohokana, ngomba kumugurira impano zitandukanye. Ibyo rero nimba sinamusohokanye namugurira impano zitandukanye, ugasanga nsigaranye 1000 kuri mobile money yanjye cyangwa kuri account yanjye cyangwa kuri banki yanjye, ubwo surumva nyine nzakuraho amafaranga yo kuba naha umurugo. Ariko mu gihe nakoze neza ndetse mu gihe na savings amafaranga yanjye nkayafata neza, byange bikunde nyine umubyeyi wanjye nzamushimisha, nawe nzagerayo nk'umukunzi wanjye nk'umuntu dukundana, ngomba gutuma nyine amera neza, akabaho neza nk'umuntu ufite umukunzi, ariko tibagiye n'umubyeyi. Icyo gihe mugenzi aba afite saving mu buzima bwanjye, cyangwa se mfite mind ikora cyane, nzigama, nkoresha amafaranga mu buryo bukwiriye, byange bikunde icyo gihe nzashimisha umubyeyi ndetse n'umukunzi wanjye mushimishe,
bashe no kuba nagira ute, bashe no kuba nabaho neza. Ariko mu gihe rwose nabashe kuba na spending amafaranga ndetse nyakoresha mu buryo butari bwo, byange bikunde icyo gihe rwose nyine nzamera nka babandi, ntabwo rwose nzabasha kuba nkigira ute, ntabwo nzabasha kuba shimisha umubyeyi. Wenda nubwo ntanamushimisha ariko ntabwo nzaba nyine wenda nubwo ntanamushimisha ariko ntabwo nzaba ndi kuzuza inshingano zanjye nk'umwana, kuko murabizi neza rwose umubyeyi aradufasha tugakura tukamera neza. Yashaje nawe tuba dukeneye kugira ngo twongere tumurere. Bro, rero icyo nacyo ugomba kukireba ukamenya ko rwose ugomba gusevinga ndetse amafaranga yawe rwose ukayafata neza, ukirinda kuyaspendinga mu bintu nk'ibyo ngibyo. Abakobwa baraza mani ndetse bakanagenda, ariko hari bazima mani baza nabwo bakaguma, ariko ndatekereza ko nyine n'umukobwa muzima atatuma spending amafaranga mu bintu nk'ibyo ngibyo rwose, azi ko ufite umuryango kandi uwo muryango nawe ukeneye rwose kuba wawitaho. Ikindi cya gatandatu rero gituma abasore cyangwa se abahungu muri rusange babasha kuba baspending amafaranga bakibagirwa kuba bakwita ku babyeyi babo, ni ikigare bagenderamo. Ikigare ugasanga nyine society urimo, abashuti bawe, abo mubana, nyine abo mukorana, ugasanga nk'uko twabivuze haruguru ku ngingo maybe like ni ya gatatu nimba atari ya kane, kuko twabivuze ugasanga abo bantu rwose mubana nibo bari gutuma spending amafaranga ku mukunzi wawe kubera ibiki n'ibyo. Ibyo bigare byawe nyine kugenderamo ugasanga kenshi na kenshi nyine uri kwibwira ko nyine ari byo kandi ntabwo aba ari byo, ahubwo aho ngaho ari kubabaza umubyeyi ndetse uri no gutuma rwose utuzuza inshingano zawe nk'umwana. Indi mpamvu rero ya karindwi ari nayo ya nyuma ni ukuba rwose umwana atekereza ko kuba iwabo rwose baramurihiye cyangwa se kuba baramufashe neza cyangwa se kuba bari mu cyaro babayeho neza, kutumva neza ngo asobanukirwe ko rwose ababyeyi bashobora kuba babayeho mu buzima bubi. Nyine kumva ko byange bikunde ababyeyi bakirwanaho, lakini nyine bakirwanaho bafite ubushobozi bwo kuba bakemura ibibazo byabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bro, iyi mpamvu niyo ngomba gutindaho cyane. Burya umubyeyi byange bikunde umubyeyi rwose uko yaba ameze kose, erega umubyeyi ababyeyi kenshi bakundaga kuba hari ukuntu cyera nyine wasabaga umubyeyi ukajya kuba ati hoya mwana wanjye reka nanjye kano kantu nkarye, dore aho wavuye rwose hasigaye ikintu gikomeye cyane. Minizi ko rero umubyeyi byange bikunde rwose igihe ari kukurera nyine abatakaza imbaraga ndetse nyinshi cyane. Murabizi neza ababyeyi kugira ngo rwose babashe kuba batuma tubaho neza baravunika ndetse bakavunika cyane. Byange bikunde rero iyo umaze kuba wakura ndetse ufite na barumuna wawe nabo, abo sinigeze mbavuga sinanabatinzeho cyane kuko mu kiganiro cyashize twabivuzeho, ariko nyine byange bikunde ababyeyi bawe rwose ubushobozi baba bafite cyangwa se uko baba babayeho baramaze kuba bakurera ndetse n'uko wakuze waramaze kuba wakura, buba ari buke cyane ugereranyije n'ubushobozi bari bafite bakiri kukurera cyangwa se ukiri mu gihe cyo kurerwa. Hano bishatse kuvuga iki? Bishatse gusobanura ko umubyeyi, nta mubyeyi udakeneye kuba yafashwa n'umwana pe. Wenda ababyeyi akenshi nta nubwo bishimira, nta nubwo baba bakeneye kuba twabaha amafaranga, ahubwo kuba tubayeho neza ndetse no kuba turi mu buzima bwiza turi gutera imbere birabashimisha ndetse biba bibanyuze, ariko bagashimishwa ndetse bagasaza neza cyane iyo babonye rwose tubitayeho. Bro, nta mubyeyi rwose wanga kuba yakitabwaho n'umwana, ariko uzi kuba warareze umwana, uwo mwana rwose nawe ukaba wicaye uwo mwana ari kukurera. Amazing things kabisa. Ni ikintu cyiza cyane ndetse kiremereye gituma umubyeyi ajya mu bandi babyeyi akicara akigurira agacupa akavuga ati mumpa agacupa rwose nanjye nararize. Yaba yinywera agacyayi rwose akajya ku kabotike kamwegera agasaba agasukari akavuga ati mumpa agasukari rwose ku mafaranga umwana wanjye yanyohereje kuko nanjye nararize ndetse nareze neza cyane. Ariko uzi kuba yajya kwikopesha amana, akikopesha rimwe kabiri gatatu kane gatanu, kandi uhari ntacyo umaze, ntacyo wamufasha, wowe uri muri ambiance zawe uri kujoyinga uri kwenjoyinga nako umeze neza amahoro uryoshye, ariko umubyeyi wehe ababaye cyane, ntabwo aba ari byiza ndetse nta nubwo biba bishimishije pe, ntabwo bishimishije. Nizere ko rwose ibi bintu bigomba gukosoka abasore banjye, ukamenya neza ko rwose umukobwa kuba mukundana, kuba muteretana, kuba muri relation tibivuze ko rwose yibagirwa umubyeyi wawe, tibivuze ko udasuhuza mama wawe, tibivuze ko utamuha ku mafaranga uri gukorera. Erega ababyeyi baba banadusengeye mani, baba badusengeye kugira ngo tubone ako kazi, baradusengera ndetse bakadusengera cyane. Baradusengera bro. Niyo mpamvu rero ibyo ngibyo urimo, uwo mukobwa muri gukundana bro, erega uwo mukobwa muri guteretana abaye ari umukobwa muzima ndetse ufite mind, abaye ari umukobwa mwiza, ari umukobwa nyine utekereza kure cyane bro, ndakubwiza ukuri cyane rwose, uwo mukobwa ntiyatuma amafaranga uspendinga kuri we
uguma kuyasipendinga kandi azi neza ko ufite ababyeyi ndetse abo babyeyi bakeneye kuba nabo babaho neza. Ntiyatuma usipendinga amafaranga mu mpano za hato na hato, ntiyatuma usipendinga amafaranga mu bintu bidafite umumaro, aho kugira ngo wiyubake ubanze ube umugabo. Bro, umukobwa ugukunda ndetse ukwitayeho ushaka ko utera imbere, ugufiteho gahunda, abanza akakureka nawe ubwawe ukabanza ukiyubaka. Ntatuma usipendinga amafaranga mu bintu rwose ngo impano, ibirori bya hato na hato, no. Arabanza akakureka ukiyubaka, deni wamara kwiyubaka, yamara kubona rwose ukomeye, ibindi bikaza nyuma. Dore keregama mufite igihe kirekire muri kumwe, kandi icyo gihe rwose iyo mutagikoresheje neza muricuza, ni nabwo mutuma rwose mutandukana, kuko byanga bikundi umukobwa wasohokanye watumye rwose amera neza, ejo bundi yabaye nabi, iyo nta bushobozi ugifite araguta rero ukagenda, ugatangira rero ukaririmba urwo ubonye. Bro, mujye mwohereza ababyeyi ku mafaranga man, mujye mubohereza ku mafaranga muyo mufite, si menshi ariko nabo si bakeneye menshi rwose, si bakeneye menshi ahubwo bakeneye presence yanyu nyine kugira ngo babone ko muhari nk'abana nyine babyaye. Ndabakunda cyane rero, nizere ko mukomeje kumera neza, ndetse ikiganiro cyari cyiza rwose, kandi ngushimira wowe ukora subscribe umunsi ku wundi kuri YouTube ya Dev Rwanda, ugakora share, ugakanda na comment rwose, ukada ku gitekerezo cyawe. Imana ibarinde kandi ikomeze kubahezagira mu kazi kanyu ka buri munsi mukomeza gukora. Imana ijye bagira neza ndetse ijye ibahira. Basore rero twisubireho, twongere tugaruke rwose, kuko ababyeyi ndetse akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ciao ciao, Imana ibarinde.